Praise Lord, Yesu ashimwe. Ndakwiyegereje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushuhuje aho uherereye hose mu mpande y'isi. Ndakwiyegereje uri kumwe na Reverend Nsaguyamiyeri, imbata Yesu Kristo. Nguhaye ikaze. Reka nkuhuze n'amakuru rero yihuse kandi meza, nkubwira ngo ntuzapfa uzarama. Haleluya. Yesu arambwiye ngo ntuzapfa uzarama, byakira ari kwakira ubuzima mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'Imana ya Isiraheli, Imana ishobora byose, Imana ya Abrahamu na Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, izina rye nirihabwe icyubahiro. Imana ikomeye kandi iteye ubwoba, topini ni reside ko Imana ihaza buri wese ukwifuza nkuzamura icyubahiro. Ndasenze muri uyu mwanya, umuntu wese ugira umuntu akaba agiye kudukurikira, umugire neza muri iri jambo, mwe kunesha ibyo ari gucamo mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Yesu akwishimire. Nguhaye ikaze kuri Golgotha Temple Ministry. N'uwo bari bwo bwa mbere uhageze, ukande subscribe na sharing ubutumwa kugira ngo umwami Imana arusheho kuguha umugisha. Itareba nk'abana b'abantu, hari ibihembo iteguye ku buzima bwawe. Reka nongeye kugira ngo ntuzapfa uzarama ariko topini ni reside ko ya turi mu gikorwa rero cyo guhanura, duhanurira mu mavuta y'ubutwari. Ubutwari buratwaranirwa ngo kandi intwarane zibugishamwo imbaraga, amen. Yesu nashimwe cyane. Hari amavuta yamanutse atumanukiramo, arangije ayo mavuta amanukira mu ijambo ry'Imana tukugezaho. Iyo ubyumvishije neza, ndabizi neza yuko hari ikintu rihindura ku buzima bwawe. Hari abantu batangiye kugenda babona imirimo y'Imana muri iri jambo ry'ubutwari, muri aya mavuta y'ubutwari turi guhanuriramo. Hari intwari zatubanjirije zagiye zikora imirimo ikomeye zibashijwemo n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uri mu b'Imana iteguye kugira ngo mu gihe gikwiriye nk'iki ngiki, ukimara kumvira ijambo ry'Imana, nawe amavuta y'ubutwari akugereho mu izina rya Yesu. Reka nkwibutse yuko iyo uzaba intwari akenshi unyura mu bintu bikomeye, kubera ko intwari ziba ari nkeya mu gihugu. Ndagira nkubwire ngo rero ukimara kutwumva, uwemere tubane neza muri iri jambo, ugira ikintu ukuramo. Uyu munsi rero hari intwari Mwuka Wera yaduhishuriye, niyo tugiye kuganiraho. Ni intwari y'umugore yitwa Abigayili. Umugore witwa Abigayili wabaye intwari mu gihe gikwiriye, ahagarara mu mavuta y'ubutwari, afata umwanzuro ukomeye, atitaye ku ngaruka wamubyarira, nawe biza kumubyariramwo igikorwa cy'ubutwari, akiza umuryango we. Yesu aduhane umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu rwambere rwa Samweli. Turasoma ku gice cya 25, turahera ku murongo wa 23. Ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere ye yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati, Nyagasani, icyo cyaha bari ngiye gihereraho. Ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngira icyo nkubwira, wumva amagambo y'umuja wawe. Ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, izina ni ryo muntu, Nabali ni ryo zina rye, ubupfu nibwo kamereye. Yesu aduhane umugisha. Turi kuganira ku ntwari. Hari amavuta y'ubutwari amanutse muri iri jambo, hari imbaraga ziri kumanukira muri iri jambo turi guhanuriramo. Nari mvuze ngo nubona ugirirwa ubuntu ukadukurikira, umenye ngo ni amahirwe adapfa kubona benshi, kandi wumve ko hari icyo Imana yaguteguriye, hari umugambi mwiza igufiteho. Uyu mugore witwa Abigayili yavuze amagambo akomeye. Aya magambo Abigayili yavuze akomeye, yayavuze ari imbere y'umwami Dawidi. Uyu muntu yitaga ikigoryi ni umugabo we ku giti cye, ni umugabo we babana. Uragira ngo gufata umwanzuro ukavuga ko umugabo wari ikigoryi, ugafata umwanzuro ugakora ibikorwa nk'ibyo umugore yakoze, nukomeza gusoma kino cyanditswe uragira ngo si ubutwari bukomeye cyane. Uragira ngo uyu mugore yafashe umwanzuro. Iyo usomye ino jambo usanga uyu mugore atarakoze ikintu cy'ubutwari gusa, ahubwo yararimo n'umwuka w'Imana. Kandi uretse n'umwuka w'Imana, uyu mugore yari n'umunyabwenge.
yari intwari, yabaye intwari kandi yagizemo n'umwuka w'Imana, ndetse yari n'umunyabwenge. Opinini lesideko. Nk'uko birero tubwiye, umwami Dawidi yari yafashe umwanzuro wo kuza kurimbura umuryango wa Nabali. Ari uyu yarabereye umugore we n'abana be ndetse n'ibintu byose Nabali yari atunze. Nabali yari afitanye kumenyana, yaraziranye n'uyu mwami Dawidi. Hari ahantu bari barahuriye, abashumba ba Nabali n'aba Dawidi, hari ahantu bari barahuriye, hari amateka bari bafitanye. Igihe kimwe Dawidi rero bitewe n'ubutayu yari arimo anyuramo, Dawidi yaranyuzemo nk'umwami, ku bw'andi mateka nashaka kwinjiramo kuko atariyo duhagazemo uyu munsi. Arangije biba ngombwa yuko agera ahantu mu butayu, aravuga ati ahantu mu butayu ngeze hafi aha ngaha hari umutunzi witwa Nabali. Uyu mugabo witwa Nabali ni umutunzi, afite ibintu byinshi, afite amatungo, afite ibyo kurya, afite ibyo kunywa. Hari mu buryo tuziranyemo Nabali namwifashisha akamboneraho umugisha cyangwa nanjye nkamuboneraho umugisha. Reka nkubwire yuko aha ngaha icyo umwuka w'Imana nyongoreye, ndagira nkubwire ko Nabali kuba yakwakira umwami Dawidi akamufungura mu gihe gikwiriye, hari umugisha ukomeye yagombaga kwiboneramo, ndetse hari n'andi mavuta yagombaga kwiboneramo. Ariko nk'uko biri tubwiye, Nabali nyine ni ikigoryi, yari ikigoryi, ntago yahaye agaciro umwami, ntago yatekereje umwami icyo ari cyo. Nusoma ijambo ry'Imana ratubwira yuko Dawidi, Nabali aho yarari akimara kumva intumwa za Dawidi zimugeraho zimubwira ziti umwami Dawidi aradutumye ngo duhe ifunguro ryadufasha kuri aya manwa, cyangwa se uduhe icyo amatungo y'umwami yafungura kubera yuko hari inzara imanutse. Dawidi ntago Nabali yabyakire neza. Icyambere yari yumvishe ko ari umwami umutumyeho, ikindi cya kabiri bari bafite ukuntu baziranye, kandi ikindi cya gatatu uyu Nabali yari afite iby'umwami Dawidi amusaba, ndetse Dawidi ntago yari akeneye kumutwara ubutunzi bwe bwose, ahubwo yari akeneye kugira ngo amufungure ndetse bagire n'ubusabane. Topini ni lesideko. Aha ngaha tuhagaze rero, hari igihe Imana ishaka ko mu murimo wayo tugira kwitanga, tukagira icyo dukora mu nzu yayo, tukagira ikintu dukora mu murimo wayo, bikanazusaba ko tugira ibyo dukora mu byo yaduhaye. Rimwe na rimwe ntitwumvira umwuka, tukikunda cyane, tukareba ku byacu bya hafi aho ngaho. Nyamara Imana yagira ngo muri ibyo bintu tugiye gukora, muri icyo gikorwa cyo dushaka gukora, ishaka ko dukora, yashaka kuduheramo umugisha munini cyane, yashaka kudufunguriramo amarembo. Ugasanga ugundiye na duke ufite, ugasanga ugundiye n'uburi nawe nkuko n'ubundi webaraga nk'umwana w'umuntu, ugasanga n'ubundi twugundiriye n'uburi ntaho cyo twakumarira, utubanyemwe amarira, utubanyemwe agahinda, uratugundira urabona ari dukeya. Imana ikaba rimwe na rimwe kugerageza ngo kora umurimo wayo, gira ikintu ukora mu nzu yayo, garagara mu bikorwa bihesha Imana icyubahiro, ugasanga ntugaragaramo. Nyamara kandi Imana yari gutumyeho izo ntumwa kugira ngo ugire ikintu ukora mu murimo wayo, kugira ngo ifungure umugisha wawe. Ndagira nkubwire ngo ukinyumva rero bintware, ntubikigwari, numvira ijambo, ntuhagarare mu mavuta Nabali yahagazemo, kuko amavuta ya Nabali nta nyungu yamumariye, yamuteje igihombo. Turi kuganira ku ntwari, turi guhanura mu mavuta y'intwari, turi guhanura mu mbaraga z'intwari. Umugore we icyo gihe rero umwami akimara kumva inkuru yuko Nabali yamuteye uw'inyuma. Amen. Topini ni lesideko. Twihuse Nabali rero yumvisha inkuru ko umwami Dawidi amukeneye ubufasha, cyangwa se amukeneye ko yamuha ifunguro. Ntago Nabali yabihaye agaciro, ahubwo yaramwihakanya, aravuga ngo Dawidi ni iki, izo ngabo ni iziki, Dawidi simuzi. Yihakana umwami. Uzi kugira amahirwe ukumva umwami aragukeneye, agukeneyeho ubufasha, aragira ngo agucokoze gato ugira akantu ukora ku buzima bwe, warangiza ukamwihakana. Nabali yabuze ubwenge. Ntukabure ubwenge. Kenshi Imana yagiye dusaba ngo dukore mu byaduhaye, cyangwa dukoreshe ibyaduhaye, twarangiza tukayininira. Nyamara ishaka kutugerageza kugira ngo ifungure umugisha wacu. Menya ubwenge, wowe unyumvishije, Yesu aduhana umugisha. Amen. Topini ni leside ko turi ku ntwari. Umugore witwa Abigayili rero muka Nabali ntago yari mu mavuta nk'ay'umugabo we Nabali. Bibiliya iratubwiye ngo umugabo umwami Dawidi yagezeho yumvisha amakuru avuye kwa Nabali atari yiteze, yumva ko Nabali yamwihakanye, kandi nubwo Dawidi yari ari mu buzima bw'ubutayu navuze nashaka gutindaho, yaramufiteho ububasha kuko yari umwami. Opini ni leside ko. Aha,
mwami rero ngo yafashe umwanzuro, umwami Dawidi aravuga ati noneho ndahagurutse, Nabali yanze kumfungurira, yanze kunkoraho umugisha, reka mwereke ko ndi umwami, reka mpaguruke. Mwami afata umwanzuro avuga ati ngiye kugenda mbifate byose mbitware na Nabali, mugarike hariya mwice n'umuryango we, mutsembe, nindangiza n'ibyo yanze gukora amangwame, nindangiza mutsembane nabyo kandi byose mbitware. Kandi yarafiteho ubushobozi. Opinini leside kuturuganira ku ntwari. Umva rero umwanzuro umwami yari yafashe kandi yagombaga kugeraho, kuko ntawe agombaga kumuvuguruza kuko yari umwami. Yesu ashimwe cyane. Intwari ariko muri ijambo hari amavuta amanutse yo kugira ngo bintware. Hari ibintu byabiri kukugerageza, hari inzira waba uri gucamo, ariko Yesu arashaka ko ubintware. Twihute cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Urimo uranyumva, uri kunyura mu bintu bikomeye, ariko reka nkubwire ngo bintware. Ubutwari rero bw'uyu mugore bwabaye hehe? Igihe Dawidi yarafashe umwanzuro agiye gutsemba umuryango wa Nabali na Abigayili umudamu we, ndetse n'ibyo bari batunze byose ngo abyigarurire, yarabikoze koko abishyira mu bikorwa, afata urugendo arahaguruka. Ngo akimara guhaguruka, Bibiliya yatubwiye umugore wa Nabali nawe yumva ayo makuru yuko umugabo we nyine yabaye ikigwari, yasubije umwami igisubizo kitari cyiza. Opinini leside ko warangije afata umwanzuro, aravuga ati umugabo wanjye nta nama mugisha, nta burenganzira musaba, ndahagurutse. Ngo aragenda yikubita, ahura n'umwami Dawidi mu nzira. Ngo amaze guhura n'umwami Dawidi mu nzira, ngo amugwa imbere, amubwira amagambo dusomye. Nari nkubwiye ngo uyu mugore yabaye intwari, kubera yuko igisubizo cyavuyemo akimara guhura n'umwami Dawidi. Mwumvisha amagambo yamubwiye, havuyemo yuko umwami Dawidi yacururutse. Topinini leside ko intwari rero ni ikintu gikomeye. Uyu mugore witwa Abigayili yabaye intwari, acungura umuryango we wabo wose, acungura umuryango we, acungura ubutunzi bwe yari yaravunikiye. Ndetse icyaje gukurikiraho, nusoma Bibiliya neza urasanga wa mugabo w'isi ikigoryi koko ubugoryi bwaramukurikiranye. Nusoma urasanga Imana idashyigikiye ibigwari. Nusoma ijambo ry'Imana urasanga Imana idashyigikiye abantu b'ibigwari nka Nabali, kuko nusoma ijambo ry'Imana igihe cyaje kugera, umugore Abigayili aza kuba umugore w'umwamikazi. Dawidi aza kumutwara, aramubwira ati uri umugore w'umunyabwenge, ati uri umugore uzi guca bugufi, uri umugore uzi gutanga, uzi kubaha, cyangwa se ureba kure, uzi kureba kure, ntabwo umeze nk'umugabo wawe. Mukanabali rero byamuvire ko n'ubundi aba umugore w'umwami. Ikindi kandi nukurikira urasanga iri jambo, uyu Nabali byarashoje Imana imukuyemo umwuka. Ni Imana yamwiyiciye kubera ubugoryi bwe. Topinini leside ko Nabali yazize ubugoryi bwe, azira ubupfapfa bwe. Icyambere n'umugore umugore wishakiye yaramaze kumenya ko ari ikigoryi. Imbere y'amaso y'umwami yaramaze kubona ko ari ikigoryi, ndetse n'imbere y'Imana, Imana yari yamubonye ko ari ikigoryi. Ndetse bwa bugoryi bwe bwaranamwishe, buranamuhitana. Ndetse wa munyabwenge ari we mugore we w'intwari, birangira umwami Dawidi amwegukanye. Topinini leside kotakide. Yesu nashimwe cyane. Ni hehe hacunguye? Ni hehe Abigayili yagaragaje ubutwari? Iyo dusomye hano ku murongo wa 25 haravuze ngo ndakwinginze Nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko yitwa niko ari, ngo izina ni ryo muntu, ngo Nabali niryo zina rye, ngo kandi ngo ubupfu nibwo kamereye. Ngo ariko ngeho umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye Nyagasani. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyo tugeze ku murongo wa 38, iki gice cya 25, aratubwira ngo hashize iminsi 10, ngo Uwiteka akubita Nabali arapfa. Ngo bukeye Dawidi yumvise ko Nabali yapfuye, aravuga ati Uwiteka ashimwe wamburaniye ibitutsi Nabali yantukaga, akabuza umugaragu we gukora ikibi, kandi inabi ya Nabali Uwiteka arayimwitura. Opinini leside ko ntago rero mbere yo mu maso y'Uwiteka Nabali yagaragaye nk'ikigoryi gusa, ahubwo no gusuzugura umwami, no gutaha agaciro message ivuye ku mwami Dawidi byamugaragayemo nk'igitutsi.
ndetse bigaragaramo n'ubupfapfa ndetse binamukuriramo urupfu. Reka nkubwire, Yesu nashimwe cyane. Uriya rero utihangana, Nabali yari agerageje ikigeragezo cyitwa kugira gute gutaka. Byumvikaneho neza cyane. Nabali nk'uko umwuka w'Imana mpishuriye, Nabali yari ageragejwe n'ikigeragezo cyitwa gukora mu ntama ze yahawe, akaba yakuramo mu ntama 1000 yari yoroye, akaba yakuramo intama 10 akakira umwana. Nabali yari ageragejwe no gukora mu mashyo yaratunze, akabagiramo ibimasa bingaho umwana. Nabali yari ageragejwe no gukamira, agakora mu nka zakamwaga cyangwa no mu mata yateretse agahama umwana. Yamara gutsinda icyo kigeragezo, Nabali agakuramo ubuzima, agakuramo icyubahiro, agakuramo kunguka inshuti nziza ndetse kandi ikomeye y'umwana, ndetse akanakuramo kurama, n'urugo rwe rukagumya rukabaho. Ariko icyo kigeragezo cyaramutsinze. Kimaze kumugerageza, kimaze kumutsinda, akuramo urupfu, akuramo kunyaga umugore we, akuramo guhamwa n'ubugoyi, akuhuramo no gukubitwa n'Imana. Hopini ni deside. Wabaye intwara ariko. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo iri somo urikuremo. Niki cyagufasha muri iri jambo? Niki kigufashije muri iri jambo? Niki cyagufasha mu buzima uri kunyuraho? Niki cyagufasha mu bigeragezo uri guhura nabyo? Reka nkubwire, bwira Imana iguhe ubwenge. Nimara kubwira Imana ngo iguhe ubwenge, igusukaho na Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera aracyatanga. Saba Imana ubwenge, usaba Imana Mwuka Wera, Imana iguhishurire kandi uyigirire icyizere, ugire kwizera, urabona ubwiza bw'Imana. Imana irabwiye rero, irashaka intwari, iracyakeneye intwari. Topini ni leside. Mu buzima wagendagamo byose, mu byo wakoraga byose, ugira ubwenge. Mu masengesho wasengaga, unyuze musenge n'isengesho ryo gusaba Imana ubwenge. Topini ni leside. Kandi mu bikugerageza unagire mu kwihangana. Iyo Nabali agiramo kwihangana, ikigeragezo agomba kugitsinda. Ariko yari totombe, amaze kwitotomba, kwihangana biramunanira, ndetse ibyo ari byo byose arabibura, abura n'ubuzima bwe, n'Imana iramukubita. Witonde rero mu kigeragezo uri gucamo, witonde mu bigeragezo uri guhura nabyo, witonde mu ntumwa ziri kugutumwaho, witonde ujye wumva ijambo ry'Imana neza, kubera yuko hari igihe ibiri kukubaho imbere yabyo biherekejwe n'ubushake bw'Imana, ndetse bibanjirijwe n'ubushake bw'Imana, ndetse n'inyuma bukaba biherekejwe n'ubushake bw'Imana. Witonde umenye umugambi w'Imana, Imana igufiteho ku buzima bwawe. Niba waramenye umugambi Imana igufiteho ku buzima bwawe, bintwari. Topini ni leside. Wivuze induru kandi waramenye umugambi Imana igufiteho. Ihanga amaso, wubaha Imana, utegereze Imana, Imana izakugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Reka dusengane Imana. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, sengeye umuntu wese uri mu mpande z'isi ugira ubuntu bwo kudukurikira. Ndamusabira ubwenge, kandi ndamusabira kwihangana mu kigeragezo, kandi ndamusabira gutsinda ibimugerageza, kandi ndamusabira amashimwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Wari kumwe na Reverend Saguyamyeri. Nkwibutse gukanda subscribe niba rwo bwa mbere ugeze kuri Golgotha Temple Ministry. Golgotha Temple Ministry turi ku isi yose, turimo turavuga imbaraga z'Imana. Uramutse ukeneye ko tugusengera, ukabona ukuboko kw'Imana, ukabona imbaraga z'Imana, ukinjira mu bantu batsinda ibyo bari gucamo, waduhamagara, nomero zacu ziba ziriho. Yesu aduhana umugisha. I love you so much. Bye bye.